buzima ndetse n'icyo abantu bakwiye kuba bazirikana. Icyo mwamumenyeho mu muryango nikidateze kuzibagirana. Ubuzima ntibuzima, cyane cyane iyo bufite imizi mizima. Murakoze bakristo bavandimwe, tugire Yezu na Mariya. Kristo Yezu akuzwe. Tugire Roho Mutagatifu ingabire ze zose. Murakoze cyane. Nge nitwa Nyampundu Pasikazi, abandi umwe mu bavandimwe banyakwigendera Padiri Baridi Rugirangoga twibuka muri uyu mugoroba. Uwavuga amateka ye ntabwo yabirangiza, nta n'uwabura icyo amuvugaho, waba waramumenye aho baba barahuye hose. Amateka ye ni menshi, ni maremare, nta n'uwavuga ngo abirangize. Padiri Baridi rero Rugirangoga twibuka muri uyu mugoroba, nagira nti twavukanaga turi abana 4, ariko ubu dusigaye turi 2. We yari imfura iwacu, nge nkaba uwa 4. Ubwo usigaye ni uwa 2, nanjye uwa 4. Ngayo nguko. Amateka ni maremare, ko mubizi yavukaga muri paruwasi ya Mwezi. Ubwo ni mu cyahoze ari komine Karengera ya kera. Kuri ubu ni umurenge wa Ruharambuga. Ubwo ni muri Nyamasheke. Ndabivuga mbivunagura kuko ni birebire nta wabivuga ngo birangize. Icyo namuvugaho, ngewe nk'umwana mutoya namumenye mfite nk'imyaka 8, 9 niho natangiye kubona ko mfite umuvandimwe, ariko nge nkamufata nk'umubyeyi kuko ari wari mukuri wacu. Nkura nibona turi kumwe na mama, ariko we nkamubona gace gashoboka. Mu myaka 8, 9 nibwo nabashije kumumenya, ariko nabwo ntibyaduhiriye. Ngize imyaka 10 twaratatanye. Mu gutatana ubwo nge nagiye mu muryango kwa data wacu. Amateka yahoraga yavuga, bamwe barayazi. Ndi umwana wiga primaire, ndi mu wa 4. We yari muri secondaire, urumva nasaga nkaho ntanamuzi neza. Birangira n'ubundi tutongeye kubonana, tukabonana gace gashoboka. Ari ukaje muri vacances nabwo atambuka aje gusuhuza mama mu Rwanda, nge ndi Burundi. Ntabwo nongeye kugira amahirwe yo kubana nawe cyane. Kubana nawe nongeye kumubona ngize nk'imyaka 17, hagati ya 17 18. Nubwo nabwo ntitwabonanaga cyane, ni gace gashoboka pe. Igihe navuga ngo namumenye nko muri 82 na 2 na 3 hafi aho ngaho na 4, nibwo natangiye kumenya neza. Noneho nanjye mbona turi kumwe muri vacances, njya kumusura nk'umubyeyi
kubera inshingano ze kugira ngo amfashe mu bijyanye no kwiga. Ubwo ndabivuga mu mateka ya mbere ya jenoside. Nyuma yaho uko yarari muri kamere ye pe, yari nk'umukozi akorana umurava, agira umuhate, ariko byose abisanisha n'isengesho. Ariko nsubiye inyuma gato, ubwo nari umwana numvaga avuga ngo agiye mu misa y'urumuri ya mu gitondo. Ngiye kubera ko nari umwana sinari nzi ibyo ari byo, sinari nzi ko na misa zo ku mibyizi zibaho. Nabimenye mbaye mukuru, niho numvise ko habaho misa mu gitondo. Nge najyaga mu misa ku cyumweru njyanye n'umubyeyi nkumva nibyo. Mu gusenga kwe namubonaga agenda n'ishapure ku mugoroba, ubwo yaje muri vacances. Ndi umwana nkabona aratambagira, aragenda avuga ishapure muri quartier hafi aho ngaho ya nimugoroba, akaza kugaruka agenda asuhuza n'abaturanyi. Yari wa muntu ugira urugwiro pe, nta muntu n'umwe yasubizaga inyuma, yakundaga bose, atarobanura ku butoni. Ntiyarebaga ngo uyu ni umukire, uyu ni umukene, uriya ni wo mu rwego ruhanitse. Ntabwo ibyo byari bimurimo. Mu mateka ye yaranzwe no guca bugufi. Guca bugufi wabonaga ari nkaho adashaka kwigaragaza, ariko mu bikorwa bye byose umuri wese akavuga ati ariko se uriya ni muntu ki? Umuntu udashaka gutambuka ngo bamubone ajya imbere, ukabona we igihe cyose ni umuntu ushaka kwibera inyuma, ariko abantu bakamuha ibyubahiro by'uko yari uwo ari we. Aho abereye padiri rero ubwo nibyo navuga, oho noneho byabaye akarusho. Mutekereza umuntu wihaye Imana ariko akavuga ati, reka ndabivuga mu mazina yabyo, bariya abantu bavuga ngo ni abatwa, babagira inshuti, arabigisha bagarukira Imana. Aba bantu bumva ko bagomba kujya mu misa, ati niba mwarishingiye kuki mutashyingirwa? Arabashingira ari Nyamasheke, abatahira ubukwe, abatwara no mu modoka ye, agenda ubona yizihiwe rwose nk'umuntu watashye ubukwe bw'abantu bakomeye, kugeza n'ubwo ababyariye n'umwana muri batisimu. Icyo kintu abantu barivuga ati se uyu muntu ubyara umwana muri batisimu akabyara umwana w'umutwa ari padiri, bibaho? Abantu bagatangara. Ariko nge navuga nti yatubereye ishusho, ariyo bavugaga ni urumuri koko, kuko na musaza wanjye ubona akurikiraga nawe yabyaye umwana muri batisimu. Abaturanyi baratangara batari ko se Yohani arabyara umwana w'umutwa muri batisimu, byagenze bite? Yaramubyaye muri batisimu pe. Ndabyibuka ko abanyarwanda twageraga umuco wo kuvuga ngo uriya n'umutwa tukamunena, ariko uwo mwana yarabatijwe ari mukuru. Nsigara mu rugo ndategura, abantu bakavuga bati se n'uriya mwana w'umutwa nawe ni uwabo? Baricaye kuko kera bariraga ku masahani y'amapurato, ntabwo buri wese yafataga ibye. Narateguye nshyira ku mapurato, nshyira hariya. Abantu bati buriya se barasangira n'uriya mwana w'umutwa? Ntabwo ibyo byaturebaga pe. Bariyakiriye buri wese mu bye, nta kunenana. Ubukwe buraba burarangira, buri wese asigarana ijambo ngo babyaye n'umwana w'umutwa muri batisimu. Ubwo ako kantu rero nge navuga nti umuco Padiri Ubaride yari afite, umurage we, byakabaye ko natwe twawusigasira pe. Noneho n'ikimenyetso gikomeye murebe muri jenoside. Jenoside abantu bamuhungiyeho i Nyamasheke, abakristo bahageze bati aba bantu se ndabigenzane. We akumva ngo ese koko ivanjiri nigishije aba bantu bampungiyeho koko barapfa bishwe n'abandi bakristo bagenzi babo? Akumva ko bidashoboka. Binashyushye baramubwiye bati hari umuntu witabye Imana, baramwishe, famiye y'abantu b'Ikibogora bari inshuti, yari umuprofeseri. Yafashe imodoka ava i Nyamasheke yiruka cyane,
atereka njye kureba abo bantu bavuga ngo barabeshe pe nibura mbakinguze, ariko afite umugambi wo kuvuga ngo ndajya no hirya hariya mu Kirambo aho mushiki wanjye atuye, ndebe ko namusova nibura nkamutabara, ndebe ko namucikisha nkamuhungisha, nkareba aho namugeza. Ariko ntibyamukundiye, kwa kundi kutagira icyo atinya, yari nk'umwiyahuzi ariko akabikora avuga ati ntacyo bitwaye, icyo nzi cyo Nyagasani aramfasha kandi ndabisohoza. Yaragiye kuko agera aho hantu abantu arabareba asanga byarangiye, ariko baramubwira bati urajya he? Aho ujya niba ari aho mushiki wawe atuye ntabwo wagerayo, nawe barakucira mu nzira. Yafashe imodoka arahindukira agaruka i Nyamasheke, ariko aravuga ati ubu birarangiye, abantu barapfuye kuko Yezu urabyemera? Yahanganye n'ibyo bintu muri Nyamasheke kuri paruwasi bamuhungiyeho, agira ngo arebe ko abantu bashobora kubaho, kuko ntiyumvaga ko umuntu ashobora kwica undi, kuko yaravuga ati ikiremwa cy'Imana umuntu arica undi kugira ngo bigende bite? Wakumva bitanashoboka. Ntibyari byoroshye, ariko yaravuze ati nimuhagarare muhangane, turebe ko aba bantu twabasubiza inyuma, nibura turebe ko ari abantu barukoka. Intama z'Imana niba zahungiye mu kiliziya, kuko abantu barapfa bishwe n'abandi bitwa ngo ni abakristo, kandi yabonaga ko bazaga gusenga akavuga ati abantu barasenga koko. Inyigisho yatangaga akavuga ati abantu ntabwo bagomba kwicana ngo umuntu arebere, nimurebe ukuntu musubiza ibyo bitera inyuma, ku buryo bamwe bavuga ati banza afite n'imbunda hariya ntawamenya. Ariko ntabwo ariko byari bimeze. Gusa Imana yakinze akaboko, abasha kuhava, ararokoka, asanga nanjye ndacyariho, aravuga ati Imana ishimwe ubwo nawe ugihumeka, ariko abandi bose byararangiye. None igitangaje kurushaho ni uko nyuma ya Jenoside yavuze ati Nyagasani koko abantu baricanye, umukristo akibuka guteba mugenzi we, kandi yarasomaga Bibiliya ijambo ry'Imana, bakicara ngo abakuru ba santrale mu miryango remeza batanga Eucharistia mu kiliziya, ati ibintu ntabwo bishoboka. Arangije aricara, atari ku butumwa bwo muri Nyamasheke ntabwo nabukora, mfite ibikomera aha hantu sinahaba ngo bimpa amahoro, no muri paruwasi mvukamo ya Mwezi ntabwo byankundira. Nyagasani aramufasha, ibikomere bye agenda byakira, ariko afata n'intego yo kuvuga ngo ndashaka no gufasha Abanyarwanda. Muri kwa gusenga yarasangwe nk'uko yakoraga isengesho asabira abarwayi imbere ya Jenoside, ntiyacitse intege, yarabikomeje bigira n'amahirwe, agira n'amahirwe, noneho biba amahire, hazaho iyi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko bihereye mbere muri Gacaca Nkirisitu muri Kiliziya Gatolika. Aravuga ati ibintu ngibi abantu baricanye muri sinode, sinibuka umwaka, baravuga bati abantu bagomba kwiyunga, ubutumwa bugakorwa, abakoze icyaha bagasaba imbabazi, abazikorewe nabo bakazitanga, ubundi tukubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Imana yarabimufashije kuko abigeraho. Leta y'u Rwanda yo kabyari mugirira icyizere, iravuga uti koko uyu muntu akwiye kudufasha tukubaka ubumwe bw'Abanyarwanda kandi tugakora ubutumwa nk'uko Imana yabuduhaye. Yafashe iya mbere pe, aravuga ati nta mpamvu, ngomba kugenda mu Rwanda hose aho bishoboka, aho bavuze induru nshyire y'amahoro, aho bagira umwiryane tuhashyira ubumwe. Birangira ko ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda bigezweho. Murabona ko ubu ngubu ntawe ukivuga ngo uriya n'uyu uriya n'uyu, hoya twese turi Abanyarwanda. Navuga nti Padiri Ubaridi yabaye icyitegererezo mu Rwanda, ajya no mu mbibi z'u Rwanda, yewe aragenda agera no mu mahanga. Ubutumwa bwe yatanze kandi bwatanze umusaruro pe. Murabona ko u Rwanda rurakeye, twise turicaye turatuje, u Rwanda ni amahoro. Leta yacu, ubuyobozi bwatugiriye icyizere, buravuga buti Abanyarwanda bose ni babane mu mahoro, nawe kandi yarabafashije, barafatanije. Murabona ko u Rwanda rwari rugeze nta nicyo bidutwaye. Ubu Kristo rero nk'Abanyarwanda, uyu muntu twibuka uyu munsi Padiri Ubaridi Rugirangoga yari umwigisha pe,
yari umwarimu, ahubwo yaba byadukundiraga ngo amateka ye, ibyo yatangiye, umuco yimitse tuwusigasire, n'abakiri bato bazamwigireho, twese tugerageze kugera ikirenge mu cye, ariko tuzi ko byose yabishobozwaga na Kristo, tukamwemerera tugakomera mu kwemera nk'uko nawe yagerageje kuvuga ati ukwemera k'umuntu niko kumukiza. Ubumwe n'ubwiyunge, amahoro yazanye mu gihugu cyacu no mu mitima yacu. Iyi centre ibanga ry'amahoro ni ibanga ry'amahoro pe. Ndumva umuntu wese uje ananiwe ntawe ugera hano ngo atahiraho. Uwavuga ngo yatashye uko yaje, ubwo ukwemera kwaba ari ntako kujegajega. Ariko icyo navuga ngo dusigasire ibyo yatangiye, nibura natwe tuzimika uwo muco, dukomeze aho yarageze. Ibyo yasize yaracugitse, niko Imana yabishatse, ntabwo bizahagarara. Tuzagerageze twe dufatanye kugira ngo bizagereho bigeraho, bamwe bazajya bananirwa abandi bazajya babari hafi babatabare. Murakoze, murakarama, dukomeze twibuke umuvandimwe. Ariko navuga nti nawe yari umuntu yageragaho akarakara akababara, bamwe bategera amahane, ariko akigarura vuba, akemera gusaba imbabazi kandi agaca bugufi, ibintu bikagenda neza. Nyagasana mwakire, amuri gukora idashira, aruhukire mu mahoro. Turamushimiye cyane umuvandimwe wa Padiri Ubald Rugirangoga. Reka duhite dutumira na Godiberta atugezeho mu ncamake ubuhamya ndetse n'ibyo adusangiza ku buzima bwa Padiri Ubald Rugirangoga. Ari nako ntumira umugabuzi w'amahoro kugira ngo nawe abe hafi, ndetse na wa wundi uza kuduha ubuhamya bw'urubyiruko mu bakundaga Padiri Ubald ku birebana na filime y'ubuzima bwa Padiri Ubald yateguwe na Pacis TV. Egere hino.